burya nyuma y'uko abaganga b'indwara zo mu mutwe hakwiye kubaho n'uburyo bwo gufasha abantu ku bijyanye na sekibi. Sinzi n'impamvu hatari icyo kintu. Ko na sekibi hari, ko na shitani ikora, hari iki yaruye buryo gufasha bene abo bantu bahanzweho na sekibi, ko nabyo bihari. Kandi kubibwirwa nuko iyo uganire n'uwo muntu ukaganira n'ababyeyi be cyangwa se n'abamugwajije, hari igihe ubona intandaro yabyo mu kiganiro, nimubona iki kintu ni sekibi cyangwa se n'uburwayi cyangwa se n'ibihungabana kubera ibikomere binyuranye, kubera ibyabaye. Ibyo byose bishobora guteza ikibazo cyo mu mutwe atari shitani, ahubwo ari icyo kibazo nyine cyabaye ku muntu bitewe n'icyabaye, intambara, ibyago, ibintu bikomeye. Ko burya mu muntu twifitemo imbaraga zo guhangana n'ibyo duhura nabyo, ariko hari igihe haza ibirusha imbaraga dufite byo guhangana n'ibibazo twagize. Aho rero byarenze ubushobozi twifitemo, niho hazamo ko ubwonko bwacu busa nkaho, niba navuga ko busandara, niba navuga ko butabuka, ukarwara mu mutwe, ariko akaba noneho no guhanga ubunaseke. Aho rero iyo uganira n'umuntu n'abantu, akenshi uvumbura aho byaturutse. Yagiye mu bapfumu bamukoresha akanaka, yarabanzwe, yaciwe indasabo, yasizwe ibitanaha, yajyanywe mu mayira abiri bamusigiramo imiti, bamuhagiramo imiti. Donc ibyo byose kandi uwabimukoraga yavugaga amagambo. Burya ijambo ni ikintu gikomeye. Ijambo umuntu nakukora ikintu akubwira avuga amagambo, arya amagambo afite icyo asobanura. Wenda nk'abakristo reka mbabwira ikintu ku ijambo rikomeye muryumve. Nimurebe iyo turimo gutura igitambo cy'Ukaristiya, umusaserodoti amagambo avugira ku mugati na divayi bihinduka iki? Ese murabyemera? Tumenya hari icyo ni ikibazo gikomeye. No ibaza amagambo umusaserodoti avuze ukuntu akora icyo gitangaza twemera, kandi nacyo kigakora igitangaza. Kubera iki? Amagambo. Rimwe mwavuga ngo by'amarozi, uburozi burahari, kuko uburozi ni ububasha shitani, uhamagara shitani zigakora ibyo yavuze atongera igomba gukora. Hanyuma rero intwaro rose akoresha zituma agera ku migambi ye ni iterabwoba n'ikinyoma. Nta bundi bubasha shitani afite, iterabwoba n'ikinyoma, kuko ataguteye ubwoba ntabwo wakwemera ibintu binyoma bye. Kose ikibi akoresha iterabwoba n'ikinyoma, nta bubasha agira, nta imbaraga afite. Yarazamuwe igihe yirukanwaga mu ijuru, ariko kugira ngo dushobore adutera ubwoba, yamara kututera ubwoba akatubeshya. Kuko wamara kugutera ubwoba barenze igipimo, ufata ibyemezo utanatekereza. Ko nk'ubu uganira n'abantu bakunda gukora nk'abantu bajya mu bapfumu benshi, hari usanga baramuciye indasabo, baramwambitse ubusa, baramusambanyije, baramukora ibintu ukibaza. Noneho nawe uko mubiganira, uko mubivugana, nawe akagira ngo nari nabaye iki? Ibaze nk'umuntu usobanutse wize, si no kuvuga abana ngo umuntu utarize. Oya ibi ngibi nyine mwabyuma ko wenda abashwa abantu benshi b'abakecuru reka da. Umuntu aragutwara iyo amaze kukwemeza, bagutwaye ikariso, bakagutwara umusatsi, bakagutwara isutiye kakani kugira mu mabere niko kumutwara. Ukanci bakunda gutwara abagore n'abakobwa. Abagabo kubashuka ni nka 3%, abagore ni nka 75%. Ihangane ntabwo none ugasanga umuntu wakora ibintu bakoze, nawe uvuga ko ngo umande ndibaza ibyo bintu. Nawe umuvuzi gakondo bitwa abahanga munazi mu Rwanda, mu by'ukuri ukurikije ibintu bakorera abantu wakumirwa, kandi abo bose baraza tuvuga iyo byamaze kubacanga byanze kuyobera. Twakora twaganira ukumva ibintu yakoze. Iyo umuntu ajya gukora umuntu mu myanya y'ibanga abashaka, ntarimo gusuzuma wenda amatembabuzi ahari ngo arebe ibyaha, ariko umuntu yajya gukabakaba umuntu aho hantu abashaka yiwe. Hari ibintu byinshi umuntu aba atavuze, umuntu atavuga, ariko ibyo byose mu buryo bwo kuvura. Iyo umuntu akujyanye mu nzira akakuhagiriramo ibintu mu mayira abiri, biba bivuga iki? Amayira abiri muzayari amayira abiri ni inzira imwe ituruka ari ikaza ikanyura hano, indi gaturuka ari ikaburanye ikagenda. Mwabyumvise?
donc ni nk'inzira zikoze umusaraba urumva ni inzira zikoze akakujyana aho hantu ati kuramo imyenda yose ukamaramo akakuhagira imiti nk'uwagira agahinja di n'umugabo akuhagira umugore cyangwa umugore akuhagira umugabo. Ibyo byose ni ibintu mw'abantu mukabyara dusobanukirwe tumenye ibyo bintu. Naho ubundi abantu abakristo benshi simvuze bose baba mu bintu utazi byari. Iyo wamaze kugira ubwoba ubundi rwose ni nko gushorera umuntu akakujyana. N'abari abantu batekera umutwe bakabiba udufaranga bakabambura ibyabo n'amatelefone n'ibiki, arabanza akagutera ubwoba yarangiza akabati rero reka nkwerekeye dore dore inzira ni iyi ngiyi, ugasanga aho nta bwenge ugifite ibindi byose ushaka kuba. Yego, ingingo ya kabiri rero urabona ingero n'uburyo atuha cyane cyane yinjira mu bihango n'amasezerano abasokuruza bacu baba baragiranye nayo bakayemera ko bazayikorera n'abazabakomokaho bose. Kera bagiraga umuhango witwa kurongorera abazimu. Ibi ngibi wabajije abantu bakuru bose babikubwira, ntabwo ari ibintu wajya kwiga wagomba kujya kwiga mu muco. Kurongorera abazimu n'ubu hari abakibikora iyo bakunda kugumirwa, cyane cyane ikibazo iyo gikunda kuba ku basore batabona uko bubaka amago, batabona uko bashaka, cyangwa ku bakobwa batabona abagabo. Kenshi icyo kintu murabizi ko cyitwa kugumirwa n'icyo kinyarwanda kibyita. Benshi rero barabikora kugira ngo bakunde byo noneho bishoboke. Ariko kurongorera abazimu ni iki? Kurongorera abazimu ni umuco wakorwaga cyane cyane wenda nko kwa sogokuruza wanjye. Data yitwaga Nzigiyimana, akiriho yari yitabye Imana. Sogokuru yitwaga Sekidende, sogokuruza yitwaga Miganda. Ubwo nshaka kuvuga ni nka Miganda wenda sibyo, nkize kure kugira ngo mwumve icyo u Rwanda rwo hambere niko bajya babivuga. Mbere yuko sogokuruza ashaka umugore cyangwa nyogokuruza ashaka umugabo, umuco wari uhari nuko ababyeyi babanzaga kubaraguriza bakajya ku mupfumu. Umupfumu ni iki? Umupfumu ni umuntu wiyeguriye sekibi n'indiri y'amashitani aza kumucaraho. Nibyumve ibyo bintu. Umupfumu ni iki? Ni indiri y'iki? Y'amashitani, sibyo? Hanyuma bakageraho ku mupfumu bagiye kugira ngo umupfumu bapfumurire arebe ikibazo. Cyambere yabanzaga kureba nako ni ibintu bibi. Babaga bakeneye ko mbere na mbere babwira umuzimu wapfuye atarongoye. Ndavuga ku muhungu, kuraguriza umuhungu, kuko mu myumvire y'Abanyarwanda bavuga ko umuntu wese w'umuhungu afite umuzimu w'umuhungu wapfuye atarongoye umugendaho. Abakobwa bakaba bafite umukobwa w'umuzimu wapfuye atarongowe umugendaho. Ariko mbanze nsobanura umuzimu ni iki, sibyo? Nawe muhakurikira. Umuzimu ni amashitani, mukurikire neza. Umuzimu ni amashitani yateye umuntu ubuzima akiri ku isi. Nkanjye nkaho amashitani akanira ubusambanyi, ubusinzi bukabije, donc bya bintu bibi byose muzimu by'ingeso mbi. Burya hari ububasha butuma umuntu abikora. Ubwo bubasha ni amashitani. Noneho ayo mashitani akantera, reka nivuge hatagira urakara, kaneza kwiba, kaneza gusambana, kaneza rega no kurya ibintu bikabije cyane. No kurya nk'ubu urabona kure nk'ibihumbi 5 mfite umugore n'abana nkagenda nkarira burushete nkayoma. Ese mumva ziraryoshye imumindi noneho burya nabyo muhango unaseje. Ni gute se umuntu umugabo ufite umugore n'abana arya amafaranga yakoreye akayama? Ubwo ni muzima. Noneho rero ayo mashitani agateza umuntu ingeso mbi zinyuranye cyangwa se imibereho mibi runaka. Noneho rero wa muntu yararimo agapfa. Umuntu iyo atigeze yoboka Imana agakora ibibi byose Imana yanga, murabyumva, kandi akaba atarigeze n'abatizwa. Noneho burya amasakramento afite icyo tubakoraho. None wa muntu yapfuye rero asanga sekibi. Mwabyumvise umuntu asanga sekibi yarayikoreye, arayubaha, ariho n'umuntu ati ngiye ngo shitani kanabivuga.
yapfuye rero aragenda agasanga Sekibi yayobotse yakoreye ya mashitani yamukoreshaga bya bindi navuze. Imwe muri zo cyangwa zose zihita zigaruka ku isi zivuga ko ari Theodore ugarutse. Hanyuma rero ziba zizi ukuntu zantuje ibintu byose bibi nakoraga, zikajya nko mu muntu umwe muri mwebwe muri bene wacu muri muna wanjye cyangwa zikamuhangaho ibyo bita guhanga, maze zikavuga ati rero ngiye Theodore mu inzoga mu minyama, zireba bya bintu zagukoreshaga zikaba ari byo zisaba kugira ngo byumvikane neza ko ari kanaka wagarutse. Byoroha rero guhita bamenye ko ari we, kuko yakundaga inzoga cyane akanywa gahamye, yakundaga za nyama, yakundaga gusambana, yakundaga kugira ibiki. Ziza rero zivuga ko ari ushaka bya bindi yashakaga kiri muzima, murabyumva? Hanyuma noneho rero bakabatisha ni Theodore ko yakundaga inzoga ni mu mushakira akayoga, yakundaga inyama ni mu mukebera akanyama, yakundaga bya bindi wabagaho wakundaga wagaragazaga nibyo ziza zigira gute zivuga zisaba kandi ziyita wowe wamaze. Mwumvise umuzima icyo ari cyo? Mwamwumvise? Kuko ubundi ikintu tugomba kumenya n'ukwemera kwacu, umuntu wese wamaze gupfa iyo avuye ku isi ubundi ubasha bagifite, asanga Imana yayobotse cyangwa agasanga Sekibi yakora. Murabyumva? Kuko ubundi abantu bava ku isi hano bavuga ko naha ku isi burya hari ingora cyo ngo basanze Sekibi yakwifuza kugaruka ku isi kuko arakubita ikabura n'ingorane atigeze atekereza. Ariko umuntu wasanze Imana ndakubwiza ukuri ntacyo aba akeneye ku isi, nta na kimwe, kuko aba yabonye ibyo yifuzaga byose mu buzima bwe atabona. Niyo mpamvu umuntu wamaze kuva ku isi atarabugize amahirwe yo kubona Imana yifuza kuyigarukaho kugira ngo akore ibyo Imana yamusabaga gukora. Nuke yavanjiri itubwira umukungu na Lazaro w'umukene, murayibuka? Iryo ari kwereka ukuntu umuntu wanze kuyoboka Imana, wanze gukorera Imana akiri ku isi, yifuza kugaruka ngo agira ate naho ajya kubabara. So rero shitano ziza ku isi zitwaza ibyo navugaga, zitwaza ibyo nakundaga, zitwaza uko nari imeze, kuko nizo zankoreshaga ibyo bintu kugira ngo bemere ko ari nge wagarutse. Murabyumva? Uwo niwe bita umuzimu. Sinzi niba mumwumvise wari umuvuzi mu mwamwumvise. Ni shitani ziyita uwo zaho zizikoreramo akiri muzima. Hanyuma rero aba bajyaga kuraguriza n'umusore bashaka ibyo bintu bibiri, kumenya umuzimu wapfuye atarongoye, mwumvise umuzimu cyari cyo, sibyo? No kugira ngo baragurize umukobwa bashaka kumusabira, barebe ko abazimu n'imandwa b'umuryango w'umuhungu bazakorana n'abazimu n'imandwa b'umuryango w'umukobwa bagiye kubara. Ibyo ngibyo ni mugana n'abakuru bazabibona. Hanyuma rero umuhungu bamara kumuraguriza, urumva bageraga iyo bageraga ku mupfumu rero yababazaga amazina y'uwo baraguriza. Reka mfate nk'urugero nk'amazina, wenda bati turaraguriza umuhungu wacu Gakwaya, niba hari uwitwa Gakwaya hano yihanga, batese ise wa Gakwaya ninde, benda bati ni Ruhamyankaka, amazina mpimba. Sekuru ninde, ni Rwagasana. Kuko kugira ngo umupfumu akuragurire ugomba kumubwira izina ryawe, izina rya so na sogokuru. Hariho no kubaza izina ryawe bikaba bihagije, biterwa n'uko akora n'ububasha burimo. Hanyuma rero bamara kuvuga izina ry'umuhungu na se na sekuru, ubu umupfumu icyo byakoraga niki, ya mashitani yose y'uwanyu yakoreye abantu b'iwanyu babayemo ahita amwiyereka. Mbese ni nk'uko ubu nakubwira nimero z'irangamuntu yawe ukazishyira muri systeme, ubona iki? Izina ryawe ubwaryo riba rihagije ku mupfumu. Washyiraho irya so akaba ari agahebuzo, washyiraho irya so tayari abashobora kwinjira mu bisekuru nka 20 akuvuye wasubira inyuma akakubwira ibintu byose byabo, kuko shitani zose zabo zihita zimwirika. Murabyumva? Kuko asiga agatangira akakubwira uburyo utigeze umenya, kandi yajya bikubwira ukumva na so yarabivuga, yajya bikubwira ukumva ayo makuru arahari. Bakutiye Imana, dore umuhanga rero, dore Imana koko, iyi ni Imana. Murabyumva? Yo hahandi wicara yakubwira gukuramo imyenda ukayikuramo, yakubwira gukuramo inkweto ukazivanamo, icyo akubwiye cyose uba wumva ko yakuranye. Murabyumva? Nayo mpamvu iyo bageraga nyine ku mupfumu
bakamubwira izina ry'umuhungu baraguriza na se na sekuru yaratangira kuvuga ati ariko sindebe iwanyu habi, sindebe iwanyu bakunda gupfa bakubiswe n'inkuba, sindebe iwanyu bakunda gusara. Kubera iki ibyo shitani zikorayo zabyeretse wa mupfumu nababwiye ko ari ndiriye. N'abapfumu hari abapfumu babikora bazi ko ububasha bahawe n'Imana, ariko bakabona abapfumu baba bazi ko nta Mana bakorera, babizi neza ariko bagakomeza bagakora. N'abapfumu babona yeretswe ibyo bintu bakumva n'ubuhanga, kumva ni igihanganye gikomeye, kumva arimo kwerekwa na seki kandi nizo zimwereka. Ikindi nababwira nuko iyo shitani yakoresheje umuntu iba ifite ububasha bwo kwambara maske cyangwa se ishusho iyo wa muntu yari afite. Murabyumva? Nayo mpamvu nk'abantu bahangwaho iyo bamubwiye bati urimo kubona icyaro ati ndabona umuntu usa gutya, ntimurebe ukuntu umeze mu mbena nk'uko mu ngo ndeba gutya. Sekibi ndaramutse narayiyobotse narayikoreye, iyo ihanzeho umuntu yitwaje ngewe uko mumbona niko imwereka. Noneho bati ndabona umugabo ucitse agatoki, mukabona se ndabona umugabo ucitse agatoki, ndabona umugabo bareba bakibuka ko ngewe nkiriho nta gatoki nari mfite. Murabyumva? Bikaba byoroshye rero kumenya uwo muzimu wamuteye uwo ari we, ariko atari we, ahubwo ni shitani zambaye ishusho uko nari imeze ziza kwiyereka umuntu. Murabyumva? Ngira ngo mwarabibonye n'ikoranabuhanga zigeze kubikora, rikazana rigakura nka padiri rikamushyira mu mazi, rikazana indaya bagahoberana. Mubibona? Bakajyana umuntu bakamutereka hejuru y'agati hejuru, cyangwa bakamukora ibyo bashaka. Rijya koranabuhanga tubona dukora ku isi, ikuzimu bakora irirenzeho. Murabyumva? Aha, mwumvise umuzimu w'umupfumu. Hanyuma rero noneho bamara kubwira umuhungu ubuzima wapfuye atarongoye umugendaho kandi n'ishitani yije ku ishusho y'umuntu wapfuye, bamara kubwira ngo bakabaza ngaho mutubwire umukobwa mushaka gusabira umuhungu wanyu n'indi. Bari ku mupfumu yababaza bakaba bamubwira bati wenda umukobwa dushaka ni Mukamana, n'urugero Mukamana, kandi ntuze kumbwira ngo Mukamana ngo ubwo harimo Imana ngo ntacyo bizamutwara. Ko abanyarwanda ba kera bo bavugaga n'Imana badasobanukiwe neza. Gusa burya umuntu wese yifitemo akabuto ko kumenya Imana, ariko ntamenye ngo Imana ni iki, Imana ni indi. Niyo mpamvu hari iyobokamana, kugira ngo iyobokamana ridufashe kumenya ariko ubundi ko tuvuga Imana ni iki. Muri katisimu yacu muzabona neza ibyo bibazo byose birahari kandi bifite ibisubizo. Sibyo? Yego. Hanyuma rero bakabaza ati ariko iyo abantu bose bavuga Imana mu kanwa, ariko abemera kuyishakashaka ngo bayimenye ni bakeya. Kubera ko kudashaka kumenya Imana no kuyegera no kubana nayo, uwo mubano ugirane nayo noneho uyimenye neza, bituma tuyivuga mu kanwa, ariko mu kwemera no mu bumenyi no mu mubano nayo ugasanga ni muke cyane. Cyokora kubivuga biroroshye, ariko kubibamo bikurikiza biragoye, bisaba ubutwari mu kwiyemeza. Ariko kubivuga twese biratworoha. Burya n'umujuru yagiye kwibara avuga ngo cyane Imana ntibagire gute bamfate, yajya gusamana ko bati cyane Imana sinamurese. Ubwo si yo Mana wase kugira ngo abayayumve, ariko iryo jambo rirabantu ukarikaza ryihuta cyane. Okay, ubwo rero bamara bakavuga ati wenda ni Mukamana. Wo kwande agomba kuvuga amazina atatu. Wo kwa Rwabuze isoni ni amazina mpimba mwihangana ayitwa. Rwabuze isoni we n'uwande bati uwakagara. Uwo ni Mukamana wa Rwabuze isoni uwakagara. Mu Kinyarwanda we si amazina atatu, umupfumu agakoresha umufindo bwe ati ndabona Mukamana Rwabuze isoni uwakagara, abazimu n'imandwa babo bazakorana n'abanyu mujye gusaba y'umugeni. Habapfaga kujya gusaba umugeni batabanje kuraguza, bakajya kuragusa bari umugeni hahandi baragurije, bageraho bati turasaba umugeni, abandi batese mwararaguje zirera uko babibaza. Kenshi zabaga ari inzuzi, niyo mpamvu bavuga ngo zareze. Donc byarasobanutse, byarakunze, byaremewe. Bati ntabwo twaza tutora birangije. Bakaba bati rero none muri mureke natwe tubanze tujye kuraguza umukobwa wacu, nitumara kumuraguriza bigabizikera tuzababwira muze gusa. Wabo umukobwa no bakabanza bakajya kuraguza ku mupfumu, umupfumu nabagaye cyane.
bagera ku mupfumu ukabaza izina ry'umukobwa wabo ukababaza se na sekuru bamara kumuvuga bigaheresha umupfumu gufunguka muri we akabona abazimu n'imandwa babo ariko mu by'ukuri nta mashitani yabaga yiyereka ariko yakoresheje abantu bari bazima mu miryango yabo niba mwabyumvise hanyuma rero akavuga ati ndamukunda agakobwa karekare k'inzobe k'amahane ariko ndabo yararishwe n'amazi yishwe ababyeyi bati erega n'ubwo ni nyirakanyamanza wishwe n'amazi agiye kuvoma ku iriba ati mukore nibe muzi mugenda ku mukobwa wanyu baterega wivunika n'abandi rasengeye barongorewe n'aba ati mu gisebo cyacu umuzi n'umukobwa rwose nibe barongorera ndaza gusobanura ku murongorero cyari cyo mukanya gato ngo rero umupfumu yabonaga filime kuko icyo mugomba kumva nuko ibibi byose byabaye n'ishitani yabikoze kandi ayo mashusho n'amafilime niko navuga by'ibibi byabaye ishitani yabitse ese ntabwo muswa abahanga nk'aba baba bazi gukora ibintu bakabika amashusho n'amajwi mubizi icyo ni ikintu cyoroshye ku buzima rero noneho rero Sekibi yazanaga amashusho n'amajwi n'ibyabaye kera mu bisekuru bya kera ikabishyira mu mupfumu kuko umupfumu nindiriye iki hanyuma ari umupfumu yamara kubona izo filime akakubwira ibyo abonye ni wowe uba umusobanurira ibyo ari waje kuraguza nawe niteko yazo ubwo rasigaye ati ngoro nta kindi nyirakanyamanza n'uko yatarongowe wumbi n'ishitani zabaga muri nyirakanyamanza zigaragaje muri we mu ishusho ye hanyuma bati niwe azarongorera bati gaho n'utubwire hanyuma se murashaka kumushingira nde wo mu gisekuru cyayo bati toshaka kumushingira Gakwaya wa Ruhamyankaka wenda wandejeje mu rugero byo nigeze kuvuga ryanye bagiye ko ari ibihimbano Rwagasana urakurikira Gakwaya wa Ruhamyankaka wa Rwagasana ushobora kuba ari umuntu uzi witwa Rwagasana noneho rero ubwo umupfumu kuko umubwiye izina ry'umuhungu na se na sekuru biroroshye ahita avuga ngo ndabona abazimu n'imandwa w'iwabo wa Gakwaya kwa Ruhamyankaka rwa Rwagasana bazakorana n'abanyu ni mubahe umugeni ubwo rero icyo gihe wabo umukobwa bagaguruka bishimye ko bamenye umuzimu umukobwa bazarongorerwa bamenye n'imana n'abazimu b'umuryango bagiye kumushyingiramo ko bazakorana nta kintu ubwo bagahita batuma muzaze gusaba bagasaba bagakwa bagatanga ibisabwa byose umuryango w'umukobwa ukamubashyira ya mvugo dukoresha ngo twabahekeye bakunikaga mu ngobyi sinzi imvugo mbi ariko nicyo gisobanura hanyuma bakajyana umugeni bakamu umuryango wamusabye ubukwe bukaba bamara kuba abageni bakajya mu nzu kwa kunye n'ibintu biba birangiye abageni bakajya mu nzu mbere rero yo kuryamana nk'abashakanye abakuru barabizi umuhungu yabaga yasabwe guhamagara wa muzimu wapfuye atarongoye urabyumva ko umuhungu wabaga bararebye umuzimu wenda bagasanga ni Rukara n'urugero izina nahimbye bagasanga ngo ni Rukara umutera wapfuye atarongoye hanyuma rero umuhungu agahamagara ati yewe Rukara we ngwino urongora umugeni nagushake nawe ngewe ndi umugaragu mu rugo niko byabaga bimeze ibi ngibi byabatangaza n'uyu munsi duhura n'ababikora mwabyumvise n'uyu munsi duhura n'abagira kubera iki abantu bagira gutya bakora uko bagera mu cyumba cyabo bikibana umuhungu akabikiremba cyangwa umukobwa akabikiremba hanyuma noneho rero babibiremba nyine bananirwa gukora inshingano zabo bakajya muri babavuzi gakondo bageraho bakabatse se ubundi byagenze harya ngo mujya kwa padiri se avuga iki hano hariya ngaya muri rata mwebwe mwirengagije umuco mugira ibiki ziko mu bantu banatuka Kristo ati ngaho muvuye cyo kumujyana genda mujye nigeze no kwakira abantu babaye mbajya ahantu hari mu gice cya Ntuza cya Kinyinya ahantu bita iyo urenze Kimironko Ikinyinya simvuga amazina y'uwo mupfu nuko aranyura bagati mugende mujye mu cyumba hariya wa muhungu uvuge gutya nawe wa mukobwa uvuge bene ayo mazina asoni mwebwe muri rata ngo mwagiye kwa padiri hereka kwa padiri ujyayo ariko nano hari n'umuco ukawubaha nuko baragenda rero bajya mu cyumba
bari bamaze kubyemera, umuhungu ahamagara izina n'umukobwa ahamagara izina, barangije gahunda zicamo barataha, gahunda zirakomeza. Icyo akora nyuma y'imyaka 3 babanye n'umwe ari uko n'undi bose ikibara gukora amafuti yarangiza byose akabinyamo. Nuko hanyuma rero ubwo rero umuhungu akahamagara wa muzimu bamubwiye upfuye atarongoye, ati ngwino urongore umugeni nagushakiye nawe ndi umugaragu w'urugo. Umukobwa nawe agahamagara wa muzimu wabo Nyirakanyamanza twahimbye, yewe Nyirakanyamanza ngwino urongorwe n'umugabo nagushakiye naho njyewe ndi umuja mu rugo. Mwumvise amazina beyise, umugabo yise umuki, umugaragu mu rugo rwe, umugore yise umuki, umuja mu rugo rwe. Ubwo hari urugo bagifite, urugo baruhaye nde Sekibi muri Yangozi. Nibo bagira ko abandi bise kabitera iva mu kanwa, kabitera iva mu kanwa, kandi kubivuga ko ibyo bivugiye nibyo bigukora biragukiza cyangwa bikakwica. Hanyuma rero bamara kuvuga amagambo bagakora igikorwa cy'abashakanye, ibyo nibyo bita kurongorera abazimu. Babaga bakoze amakosa birakukanye batabizi batabyumva. Ikosa rya mbere babaga biyamuye urugo kuko umugabo yitaga umugaragu, umugore yituje, ubona kuva ko urugo bafite abo waruhaye. Ikosa rya kabiri umugabo yabaga yiyambura umugore bakamuha shitani, n'umugabo akiyambura umugore, n'umugabo akiyambura, umwe yiyamburaga umugabo we, umugore yiyamburaga umugabo we bakamuha shitani, n'umugabo akiyambura umugore bakamuha, bakabana aho nta mugore ugira n'undi nta mugabo afite. Bagira ngo rero basamye, babaga bafite ahantu mu nzu bashinzwe guterekerera, hateguye, hameze, hashashe inshinge, hagateretse agacuma n'urugero cyangwa se akabindi gatoya. Noneho bagira ngo basamye inda, bakajya kumurika inda, bakajyana yanda imbere y'aho hantu, bati dore inda dutwaye mureke ikure. Babitaga bakuru, mureke ikure, nivukamo umuhungu azabarongorera abubakire kandi azajya baterekera. Nivukamo umukobwa azabarongorerwa ababyarira abana abahekere kandi azajya bategura. Urumva umwana bamutanze akiriye, yavuka bakamwirukankana, dore wa muhungu wanyu tubabyarira, uyu rero azamubakira abarongorere azajya baterekera. Babyara n'umukobwa mushiki we bati dore na mushiki we, uyu nawe azabarongorerwa ababyarire abahekere azajya abarererwa. Buri mwana wese gutyo bamara kubyara na bucura n'umwana wanyu nawe bakabigenza gutyo, barangiza bamara kubigenza gutyo bagasubirayo bati rero twebwe n'umwana wacu kanaka bahereye ku wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Hari igihe babaga babazanaho cyangwa bakavuga mu mazina yabo, twebwe n'umwana wacu kanaka na kanaka na nyirakanaka na nyirakanaka na runaka turi abanyu tuzabakorera, turabihaye twebwe n'abana bacu n'abuzukuru tuzagira bataranabagira, mukurikire n'abuzukuru bacu n'abuzukuruza n'ubuvivure turi abanyu tuzabakorera. Mwabyumvise aho bagejeje? Kenshi baratangaga bakagera ku gisekuru cya gatanu. Igisekuru cya gatanu ni ubuvivure, hari abana babo, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Aho rero niho rusingiye. Mwumve neza, nigeze kuvuga sogokuruza. Niba navuze sogokuruza ubwo ngenda umwuzukuruza, mwabyumvise? Ariko hari n'ubuvivi bwe, ubwo n'umwana wanjye, hari n'ubuvivure bwe n'umwuzukuru wanjye. Ni ukuvuga ngo tuvuka twaramaze gutangwa. Sinzi niba mukurikira. Niba sogokuruza murumva byanze bikunze sogokuruza uwo muhango ntiyabuze kuwukora, ariko uwo byaye sogokuruza yarawukoze nawe. Nuvuga ngo uko dusubira inyuma dusanga ayo mateka ya kera niyo mihango yarabaga kurusha uko umunsi tugenda tuba. Noneho rero tuvuka twaratanzwe ndetse turimo n'umwenda. Reka dufata nk'urugero, niba sogokuruza yarakoze ibyo ngibyo agatanga akageza ku buvivure, kuko niyo usano ibasha kubona izina, yatanze umwana we ngo ni sogokuru, sibyo? Atanga umwuzukuru we ubwo ni data, atanga umwuzukuruza we ubwo ni njyewe. Nawe ugenda wipimaho. Atanga ubuvivi bwe n'abana banjye, atanga ubuvivure bwe n'abuzukuru banjye. Ni ukuvuga ngo mvuka naratanzwe, mfite n'imyenda ibisekuru bibiri ngomba nanjye kuba.
ibi nabaho ubuhamya bwabyo utazagira ngo ni ibintu bivugira gutyo. Tugeze gukora isengesho turimo gusabira abarwayi, haboneka umwana w'agakobwa k'imyaka 18 yikubita hasi araberezana urufuro. Azanye urufuro rero ibindi nabyo bitandukanye, uburwayi bwo mu mutwe na sekibi iyo wabikoze neza. Noneho dutangiye kumusabira twumva amajwi aravuga ngo ariko muradushaka wiki, y'uyu yari uwacu bamuduhaye dushaka ko byavuze. Noneho nza kumubwira nti ko nari nzi yari yabatijwe yarako, niyo mpamvu kujya gusabira umuntu utarabatijwe nta nubwo sinzi ko binashoboka. Ntabwo aba yarigeze aba umwana w'Imana uko Kiliziya ibitubwira kandi uko bikwiye. None ndamwa ngo rero siki uyu nguyu yabatijwe mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nta kiruwanyu. Niba baranamubahaye nta kiruwanyu kuko yarabatijwe, yabaye umwana w'Imana. Muve muri umujye, nta kintu byongeye kuvuga. Numvise bicecetse dutangira ishapu yayindi abantu nibo baseka bapfubye, nuko batazi kuyivuga n'uburyo bayivugamo. Twiyambaza umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo azanye ukanyuka ubwo bubasha twe tutabona, kuko burya amashitani ntabwo tuyabonesha amaso. Ariko twiyambaje ab'ijuru, abamarayika, abatagatifu nka Bikira Mariya, bo baraza baba bayabona, si byose kuko ziza kudushukisha abapfuye bene wacu, natwe tuzitsindisha abapfuye bagasanga Imana bene wacu, ariko mu izina rya Yesu ntabwo byumve neza, sibyo? N'urugero mbahaye ku buryo bwo gusabira abantu cyangwa kubabohora, ntabwo ari ubwo buryo bukoreshwa gusa kuko twe twakoresheje ishapule. Turayivuga twagiye kwisuza umwana yabyutse yicaye. Noneho abo bavuga ngo tubyemera kuko ibintu bivugwa ntabwo byemera ngo ni iki. Naho hano kenshi bikunda no kubera ugasanga abantu barakora ubuyobe n'amafuta atari bakemera ibintu ngo shitani zavuze gutya ngo nta bindi ntabwo ari byo rwose mutumve neza. Aho bagomba kuvuga ubushishozi kandi kuko n'abantu bazi gufasha abantu babizi. Ubwo rero twagiye iwabo w'umwana tujya kuganira na nyina ku isi yari yarapfuye, kugira ngo tumubaze niba nta bintu by'imihango ikingurira sekibi byamukorewe. Urugero natanga ababwemo kubona abantu bajya kubaka urugo babanje kujya mu bapfumu bakisiga imiti, abahungu bakisiga imiti ngo bakundwe n'abagore n'abakobwa, cyangwa abakobwa bakisiga imiti cyangwa bakundwe imihango bakundwe n'abagabo. Burya shitani bikunjiye, hariho n'abantu batura mu nzu babanje guteramo imiti bavanye mu bapfumu. Shitani bihinjiye ko nk'abakristo murabizi ko mbere yo gutura mu nzu yo waba wayikodesheje banza uyiteramo amazi y'umugisha, bibaye byiza umusaserodoti yazanye. Mwabyumvise? Cyangwa se uwo umusaserodoti aguhaye umuyobozi w'umuryango remezo ukuze mu kwemera, ushobora kuba umuyobozi w'umuryango remezo nta kwemera ugira, ukaba uzi gusoma no kwandika no gutondeka ibintu nta kwemera ufite. Murabyumva? Donc mbese irinde kuzana ibyo bintu utazi wabiguhaye n'icyo yemera, ukora icyo Kiliziya ikwigisha kizagufasha. Nuko ibyo byose biza mu rugo n'amashitani aza mu rugo. Kwa kundi abantu batinze kubyara bakajya mu bapfumu, shitani ziranze bazinjiye. Kwa kundi abantu bagiye kubyara, ikibazo cyo kubyara kikagorana, hari abantu bajya babeshya bagakabya ngo hari abavuzi gakondo ngo mu bitaro bahamagara ngo bakajya kubyaza ngo muganga akigire kugira ngo batwemeze yuko koko uwo muntu akazi. Barakubwira ngo na CH uwo muntu baramutumira iyo byayobereye ni ubikimwe. Mwebwe mutuye hafi aha koko byo mwakurikiye amakuru musanga bibaho, cyangwa nta muganga hano ntabwo twabona umwanya, ariko nyine bazatubwire niba rwose mutumara amatsiko niba koko hari ahantu muhamagara byabayobeye. Ahubwo icyo nzi cyo n'ahandi barakubwira ngo mva rero mu ngo byayobereye ngo genda ukase, ariko nta bwenge bugira ngo nta bakuru rimwe mugira. Ubwo ni wa muntu uzi iby'ubupfumu, nuko akaba ati mugende Kimironko, mugende ntuzi Butamwa, mugende. Nuko nicyo banzi bakora, ariko kuvuga ngo uwo muntu umuvuzi gakondo araza dogitera akigirayo, icyo ni ikinyuma. Abari kugira ngo akwemeze kunde wumve. Yego nuko noneho rero nyine mu gusoza kora ku kantu k'ubuhamya na kantu k'igezi mwakumva, twaragiye tuganira na wa mwana, noneho na nyina wa mwana tumubaza ibyo byose, dusanga nta na kimwe bigeze bakora. Bashakanye neza, barabana, baratwita, barabyara, nta kibazo. Ariko uwo mwana aza kugira ibyo bibazo. Noneho tuza kumubaza nese ko twumvise ibintu bimuvugiramo bikaba ngo
ngo bavuze ko ku gisekuru cya gatanu umwana ari uwabo. Ibyo bintu ntacyo bizi, unyina aravuga ngo ibyo mwabimenyemo. Niko yatubwiye. Mwabimenyemo. Twebwe ngo mumbwire mwabimenye mute. Kuba tutwarasenze bigenda gutya na gutya. Ese araho byaba bihuriye ngo nibyo se yambwiye dushakana. Ese yakubwiye ibiki? Ngo se rero ngo yarambwiye ngo twakoze kuko gatandatu ku cyumweru tujya mu misa. Turimo kuva mu misa rero rani ngo ntiri igiparo aramwana ngo rero ngo ngiye ngo akagusetsa. Uzi ukuntu papa yambwiye atubwo yabwiraga data. Karamwe ngo umwana wanjye rero ngo igisekuru cya gatanu umwana wa gatanu umwana uzabyara n'uwo bakurambere yaratanzwe. Navuka uzamutangira. Ati turabiseka tumva twarabageni twaragishimye turitahira turarya turaryama ubuzima burakomeza tubyara umwana wa mbere tubyara uwa kabiri tubyara uwa gatatu tubyara uwa kane. Ati uyu mwasenge uwa gatanu. Urumva bitavuga bita bikoma neza gutyo. Aha utangira kumva bya bintu seke bizavuze kuko byaravuzwe kera. Kuko kera umuntu yavugaga ikintu akacyemera tuvuga nka buriya soko iyo baga yemeye ikintu akakora ku gisekuru cye cya kane cyangwa cya gatanu umwana umubare yavuga niko bya bintu byazaga bigaruka. Buriya nababwira ngo hari imbaraga duhura nazo zigendeye ku isezerano byatanzwe n'ubutabera. Hari imbaraga ugungana nazo zigendeye ku byavuzwe ku gisekuru runaka. Niba ujya kubona ukabona umwana mukuru ajya agira ibibazo bibiri, uwa kabiri agira ibibiri, uwa gatatu ni gute bigenda bisa kumvikana. Yego rero ibyo ngibyo nibyo nababwiraga by'ukuntu ibyabaga kera bikagobeka kandi abantu bagaseza bakemera ikintu biba bishobora gukurikirana ku buryo bufatika. Izo ni ingero mbari ko mfite ingero nyinshi cyane umuntu afite umwanya yazirambura ndetse byabanashoboka nabo byabayeho bakihari kandi babyemera bemera gutanga ubuhamya nkaguhuza nabo bakaguha. Ntabwo ari ibintu umuntu ahimba cyangwa yarose mu mutwe cyangwa ngo yumva nka bimwe bavuga ngo Imana iravuze kandi ukajya kure ugasanga ni ibintu akoroguye ahantu. Hanyuma rero niyo mpamvu rero habaga harimo amakosa ane: gutanga uwo mwashakanye ngo ntabwo abakiriwe, icya gatatu gutanga abo mubyaye, icya kane gutanga abazabakomoka bose. Ayo makosa yabaga muri uwo muco abantu bakora. Sekibi rero yinjirira kandi mu byaha byose dukora. Ubundi isakaramentu rya batisimu ricagagura ingoyi zose za sekibi bikadutandukanya nawe na ya masezerano ababyeyi bacu baba barakoze nabo bakomokaho bose baba baragiranye na sekibi. Uko muri batisimu tugirirwa, mwumve neza, muri batisimu tugirwa icyaremwe gishya. Abanyakore, ibaruwa ya mbere Pawulo Abanyakorinti, ibaruwa ya kabiri Pawulo yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 5 umurongo wa 17. Tuba icyaremwe gishya kandi muri batisimu tukaba abana b'Imana. Yohana Evangelii umutwe wa mbere umurongo wa 12 kugera ku wa 13. Muri make muri batisimu tuba icyaremwe gishya kandi tukaba abana. Aho rero tuba dutandukanye bya bindi bavuze naho tuba tugihuriye nabyo. Niyo mahirwe ijuru ryaduhaye igisubizo, sinzi niba mwumvise aho hantu. No muri batisimu dutandukana n'ibyo bintu. Imana rero idushyiraho uburinzi bwayo, iduha abamarayika barinzi. Murabyumva? Reka mbaze nk'agashushanyo gahita kabibumbisha gatoya nagerageje. Murabona aka gashushanyo? Murakabona? Mwese murahareba neza? Nakabonye? Aka gashushanyo murabona mu ruziga rurimo umuntu hagati, sibyo? Iyo tubatijwe Imana data yo kabyara n'umubyeyi adushyira hano kandi agashyiraho uburinzi. Murabibona? Kuko tuba tubaye icyaremwe gishya tukaba abana b'Imana. Hanze y'uru ruziga murahabona utuntu ni inzoka zifite ibitwe binini, niba ariko twavuga, sibyo? Ziriya nzoka ni bya bindi byatubeshyaga ko ari bya data na bya sogokuru, bya bindi bitubeshya tukabirongorera tukabyubakira, bitubeshya kandi ari inzoka, ari sekibi. Iyo rero tutarabatizwa tuba turi kumwe nabyo hanze hano inyuma. Iyo tutarabatijana ku ijana uko bishaka. Iyo tubatijwe Imana iduterura hanze hano ikadushyira mu ruziga hano ikagira gute? Ikashyiraho uburinzi. Tuba tugomba no kugumamo hano.
hari abantu bigeze kuririmba indirimbo ngo niba uri muri Yezu neza mwarabumvise ni iki bivuga mamo. Hanyuma rero iyo umaze kujya muri ubu burinzi bya bindi mwari muri kumwana bisigara biguhiga kandi ntabwo washa bifite bwo kugusangamo hano. Murabyumva ahantu wakurikira mushobora kubona agashushanyo mukumva ntacyo kavuze. Ubusabwa rero kugumamo hano neza. Murabyumva bivuze kwirinda icyaha, kurwanya icyaha. Wanagikora kuko bibaho ugahita wabisaka ibintu byande ya burya penitensiya gukina nayo mwabantu ariko ni igitangaza burya. Ni igitangaza gikomeye penitensiya. Wasa kubisa ukwezi, kubisa umwaka, 5, 10 nta penitensiya. Mu byukuri uburi umeze nk'umuntu urwaye mu mutwe utakimenya izina rye. Rero hari ibyaha dukora tukajya urabona aka kadomo mwakabonye mwese aka kadomo akanga hari icyaha dukora gitoya ubusohotse ukajya hafi aho kuburyo ikintu cyaza kukukangwa usimbuka ukisubiriramo. Ariko hari n'icyaha dukora ugahanuka ukaza murabona hepfa murabona ugahanuka ukaza kwitura mu gishanga hangaha. Ibi rero byose byari noneho ubugiye no hasi yabyo noneho aho byituma bikagutura hejuru umwanda wabyo aho byarakuboshye bikakugira nk'akantu kazo. Ahangaha no kuvuga icyaha ahangaha hafi ni icyaha gitoya, ahangaha kure ni icyaha gikomeye. Mwahabonye utu dushushanyo murebe hari utudomo tugiye tumanuka, utu tudomo tugiye tumanuka nuko ni ibyaha bitoya bitujyana ukora kamuka umanuka icyaha cya kabiri, icyaha cya gatatu, icyaha cya kane ukazishanga hehe mukaha gatoga kubeshya gukerera ibintu kuvuga nabi twatungo ni gatoyi. Ariko uko wakoze kamwe wamanutse ukoze kandi uramanuka ukoze kandi uramanuka ukoze ukisanga mu gishanga. Ariko hari n'ibyaha dukora direct ugahita ujya mu gishanga. Urugero kujya mu bapfumu, mu miti y'abapfumu, kwisiga imyenda y'abapfumu, kugisha inama abapfumu, kwicara mu nzu y'abapfumu. Kubera iki? Amarembo y'urugo rw'umupfumu aratongerera mu mashitani, umuryango w'inzu ye uratongerera amashitani, inzu ye yeguriye amashitani. Ni ukuvuga ngo iyo wagiye ku mupfumu ngo wagiye kuzimu mu yandi magambo niyo ntacyo yagura ngo wagiye. Muri make rero kujya mu bapfumu, kwivuza mu bapfumu ni icyaha direct kikujyana mu gishanga. Ubusambanyi ni ukurongorera abazimu kuko ni icyaha ukora ukabugiye hanze hano. Kurongora abazimu mwabyumva kuko iyo usakana abazimu b'iwanyu n'ab'iwabo bo musambanye mwese baraza bakabakoraho ubuzima bakabagiraho ububasha. Icyaha cya kane na cya gatatu kubaho urwango, inzika n'umujinya. Abanyefezi 4:26 kugera 27 baravuga ngo nimufatwa n'uburakari ntibwabafite no gutsindwa izuba ntirikarage mugifite umujinya ntimugahise ikimurwa. Bavuga ngo ushobora kurara kwirwa ndakaye ariko ngomba kubyikura. Ariko ushobora kurakara n'icyumweru n'ukwezi n'umwaka ziba zabwaguye zuzu. Umutwe wa 4 murongo 26 kugera na 7. Icyaha cya gatanu kujya mu madini y'ubuyobe. Ubundi hanze ya Kiliziya nta mani. Ibi murabizi neza, Kiliziya Gatolika yashinzwe na Yesu Kristo ku 12. Ibyo ni mubizi. Andi yashinzwe n'abantu. Ibyo ni ibintu undi wese azi. Amadini uretse Kiliziya Gatolika ntagatifu yashinzwe ku 12, andi madini yose yashinzwe n'abantu nkaho. Burya nawe warishinga murabizi ko wayashinga. Ni mubizi se? Wose idini ryashinzwe na Yesu n'iryashinzwe n'umuntu wahitamo iriya. Icyaha cya gatanu ubwicanyi bunyuranye, kwica umuntu kumuroga kugira gute, gukuramo inda ku bushake, biryo byose ni ibyaha bikujyana he. N'ibindi mwakongeraho utwo dukeya. Rero iyo ingingo donc on a dit ngubwira ibyaha bikomeye bikingura seke bikatugeraho ububasha. Nyamara ikibabaje nuko nyuma y'abatisimu twisohokera muri bwa burinzi bw'Imana tugasanga sekibi mu bapfumu no mu bindi byaha dukora bikayikingurira ikatwinjiramo ikatuhabura. Ruka umutwe wa 11 Ruka umutwe wa 11 murongo 22 aho twasome Ruka 11 murongo 24 kugera 26. Nagira ngo ikingi cy'umucyumva abantu bitwaza niyo wabatijwe ngo waratsinze shitani ngo byararangiye. Nanjye simbihakana, ariko niba warabatijwe wisubira mu bapfumu sibyo? Niba warabatijwe bijya gusambana, niba warabatijwe
guma mu burinzi wahawe n'Imana. Mbese niba uri muri Yezu neza yiruka. Reka mbasomere. Iyo roho ivuye mu muntu iragenda ikabungera ahantu h'agasi, ni ukuvuga iva mu muntu igihe agize ate abatijwe. Mwabyumvise? Kuko hari imihango yo kukirukana umushitani usasira utakora mbere. Iyo roho ivuye mu muntu iragenda ikabungera ahantu h'agasi, ikabura ubuhukiro, maze igashaka ubuhukiro ikabubura. Nuko ikibwira iti nsubiye mu nzu navuyemo. Byahagera igasanga ikubuye iteguye. Mwabyumve neza? Iyo umuntu abatijwe abakubuwe, ni nk'inzu yakubuwe iteguye neza, idekoye. Hanyuma rero nuko ikibwira iti nsubiye mu nzu yanjye navuyemo. Igihe wabatizwaga wahabwaga amasakramentu Sekibi zagize gute? Zaragiye. Yahagera igasanga ikubuye iteguye. Nuko ikagenda ikazana rombi zindi ndwi zitambukije ubugome, zikaza zikahatura, nuko imimerere ya nyuma ya wa muntu ikarushaho kuba umwaka. Iyo ni ivanjiri. Donc urumva ko warateguwe, warakubuwe, urategurwa, mbese wari paradizo. Ariko warongeye urarangara, Sekibi zakuvuyemo zigira gute? Mwese uzajya gusabana, uzajya mu bapfumu, uzacibwa indasago, uzuhagirwa imiti, uzajya uvuga ngo narabatijwe ntacyo zintwara, ngo nta kibazo. Yego tujya tubyumva cyane cyane, ariko uhura n'abapfumu ubwoko bwose bunyuranye, abakoresha impinga, abahamura imiti, bakoresha imandwa, uhamura yabanje kwambara ubusa, avuga amagambo atareba inyuma, atareba ku ruhande, werekwa n'inzoka, imiti. Ibyo byose abo buvuzi ba gakondo bakora. Hari uwatubwira ko we atanga imiti akoresha imana, hari uwatubwira ko atanga imiti yerekwa n'inzoka. Inzoka ikaza muri iki giti yacurira akagishaho umuhungu, ikagisoma umuti, yajya kuri kariya karabo akagasoma, ni inzoka imuyobora. Hari uwatubwiraga ko imiti aho abantu ayihamura yambaye ubusa, uyambara ubusa akagenda ayihamura saa 7 z'ijoro, saa 6. Akatubwira ko hari imiti bahamura batavuga, akatubwira ko hari imiti bahamura batemewe kureba inyuma no ku ruhande. Ariko umuhango ukisobanura ni iki? Kwambara ubusa kuko wemeye kuba umusazi. Umusazi ni gukuramo akagenda ikuzimu kugira ngo bagukoreshe, baragushuka. Unyine wemeye kuba umusazi ko wambara ubusa. Cyaka utavuga wemeye kuba kwambura ijambo. Hanyuma kutemera guhindukira no kureba inyuma, wemeye kuba imbohe. Imbohe niyo ibohwa ku buryo itabasha. Wabikora rero wabona ibitangaza bibaye ngo wabonye ububasha, ariko wari wambaye gusa, urebye ibintu wakoze ntabwo wabisobanurira. Hanyuma rero nihuse nagira ngo mbabwire ibimenyetso by'umuntu uboshye. Icyambere, udasenga cyangwa se ugasenga nabi. Icyakabiri, kwica amategeko y'Imana n'aya Kiliziya ntibigire icyo bikubwira. Hakabaho n'ubwo ibyaha byagize imbata yabyo, ubusinzi, ubusambanyi, kubeshya, ibyo byose. Icyagatatu, kubaho mu nzika n'inzangano n'umujinya n'ishyari. Kubaho mu nzangano, inzika n'ishyari, ibyo ni ibimenyetso by'umuntu uboshye. Icyakane, kubaho utinya ibintu binyuranye mu buryo budasanzwe, nko gutinya igikeri, gutinya akanyoni, gutinya Marie Jose, ibintu. Icyagatanu, gukoresha imiti y'abapfumu yewe n'iy'abanyamasengesho. Ubundi bari abantu bababeshya ngo turagusengera tukaguha n'imiti, barya n'abapfumu babivana. Nagira ngo mbabwire ko mwajya mu ruhango, padiri bari dakina n'abandi bose mu matsinda y'impuhwe basabira abarwayi, nta miti babaha, akora izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Burya no muri Bibiliya cyane cyane mu Isezerano Rishya muzasanga Pawulo, Petero, Yohani bose baravugaga ngo mu izina rya Yesu haguruka ukahaguruka. Sibyo? Ndetse muzasoma mu byahise mu byakozwe n'intumwa mutwaga wa 5 umurongo wa 12 kugera ku 16, mubona ukuntu ngo abantu baryamishaga abantu ku mariri kugira ngo igicucucucu cya Petero nikihanyura abo kinyuzeho bakiri. Ubwo se umva Petero yajya gushaka imiti, nawe ni umuti. Ariko ubaze umuntu ugera nta gicucucucu cye gikiza abarwayi nabo bizikagera. Ibyakozwe mu 19 naho umurongo wa 11 kugera ku 12 batubwira ukuntu abantu bakozaga imyambaro kuri Pawulo. Urabyumva? Hanyuma bakamukozaho imyenda, ukagenda ukajya iwanyu.
wowe wasize arwaye uruhu rwawe umurambika urumbi zikavamo kubera umwenda wakoze ku mubiri wande Pawulo wemera nde cyangwa n'indwara zigakira uwo Petero Pawulo koko yagiye gushaka imiti nawe ari umuti ariko kubera kwemera izina ryawe mu gusabira abarwayi mu gukiza abarwayi mu buryo bw'isengesho akora izina rya Yesu ryonyine murabyumva ariko uzakubeshya ngo gusengera kubona imiti uno mutima byinshi ko duhura nabo turanabazi ari nabo tugenda tubisobanura bakemera kubivamo cyangwa bagakomeza gahunda ariko babizi ingingo ya nyuma icyo twakora ngo tubohoke ariko hari akantu bagiye kubabwira kitwa karande ni ingaruka zituruka ku bihango n'amasezerano n'ibyaha mu myumve neza karande ni ingaruka zituruka ku masezerano ku bihango imihango niyo ikorwa mu bihango nako igihango kwara naso gukuru barwara ntabwo ari nka bya bindi babita hereditaire indwara z'ubuhererekane zibaho yego mu maraso ariko nabyo wakwibaza kuki ariko bimeze kandi igitangaje wa muntu wamusabira ya ndwara igakira kuki si kize mu isengesho nabyo bari ikimenyetso rero cyo kugaragara mu ndwara cyo kugaragara mu ngeso bakuriye asinda ngo nase asindaga kuri ngo nase yasinda ikintu cy'ubusinzi ngo nuko ubusinzi buri mu miryango yawe ni mujya mu byo bita karande kuki usinda nkaso cyangwa se bikagaragarira ubusambanyi bukabije hari abantu baba mu muryango ubamo basambanyi cyane kuki se basamba nabyo se ni ubutitire ariko nuko utamenye kubisobanura ye umujinya ukabije kuroga burya no kuroga ni shitani ko ntabwo kuroga ni umwuka wa shitani ukorera mu bantu nibyo mugeze kuvuga yakongera amagambo shitani zikaza gukora ibyo yatongerera icyo kintu rero nibyo bita nayo mpamvu bashobora tuba turi hano ariko umuntu ashobora gutongera mu mazi cyangwa se mu bintu agatongeramo Teodoro yivuga ntagira uraka twese tukarya igihe gasigara rwacu gafata niba twasangiye turi twese umwe cyangwa babiri bagafata nibo batongerewe icyo kintu mujye kumenya kugitandukanya amarozi n'amashitani biratandukanye iyo ari amarozi abariho bose bigira gute babyumvise kandi ibyo nko kwa muganga babivuza uramutse mugiye kwivuza ariko ibyahisemo umwe cyangwa babiri ni uko babatongera ahora ni shitani ko shitani izi guhitamo uwo bayibwiye naho uburozi ntabwo buhitamo uwazana sida agashyira mu mazi twese tukayanywa byagenda gute ariko iyo ari shitani batongereye hafatwa gusa uwagize gute watongerewe abandi bagasigara nta kibazo ariko niba mwese mwarwaye ibyo ngibyo ntabwo ari shitani ni amarozi ibyo rero kandi no kwa muganga n'uko nababwiye baravura ariko bya bindi byatongerewe muganga ntakora isengesho ryonyine kuko nababwiye ijambo uwarose atongera yakoresheje iki ijambo ibyakozwe hakoreshejwe ijambo bikira hakoreshejwe ijambo mwabumvise nk'ako kantu ni akantu koroshye no kuvuga ariko ubwo gusanga ntabwo bumvise ibyakoze ububasha bwaje mu ijambo buvanwaho n'ububasha bwaje naho mu iki ibyo rero ni ryasengesho bantu tumenye gusenga harimo ububasha bukomeye okay hanyuma rero ingingo ya kane icyo twakora ngo tubohoke icya mbere ni ukumena ibanga ryose rya sekibi iryo ari ryo ryose bagukoreye ibiki babikoze wiza kuvuga ngo nagiye kubipfungwa hindurwa imiti yari guhaye n'ipfu ariko yiguhaye ndabikubaza bariyo mayi yo kunywa ngo niyo nsize mu mubiri usize mu mubiri gute ugasanga hari n'indasago baciye mu gahanga mu mutwe bakunda kwibanda mu mutwe mu gatuza mu bitugu bene ahangaha no ku birenge no ku gitsina impamvu bahibanda ni ukubera iki umutwe n'ubwenge baba batwaye mu gatuza n'umutima baba batwaye mu mugongo n'urubyaro uzaheka baba batwaye ahangaha mu maboko ni imirimo y'amaboko yawe ibyo bita inyatsi icyo uzakora bizajya bihita bigenda ku birenge bazagutuma uzaba intumwa zawe amaguru yawe hanyuma ku gitsina uzababyara uzazigera niko mupfumu yadusobanuriye kandi kuko bihita bivuga kuko burya baba ufasha aho hantu ni ahacu umutwe wawe iwacu umutima wawe iwacu umugongo wawe iwacu amaboko yabaye ayacu ibirenge byacu bibaye
icyacu n'igitsina cyawe kibaye icyacu. Hanyuma kumena ibanga ryose rya Sekibi ntabwo ushobora kubohoka ku gihango utavuze uko cyakozwe. Mwanyumvise? Cya kabiri, kwanga, ndimo kuvuga icyo twakora ngo tubuke, kwanga ubikuye ku mutima Sekibi n'ibiyikomokaho byose. Kwanga ubikuye hehe? Ntacyo ngo wajya gusenga ngo ukanifuza. Wivuza he? Niba urwaye bavandimwe inshuti zawe, jya kwa muganga bagusuzuma, bagufata amaraso, bagufata umusarane, bagupima igikororwa, bagupima inkari, bagucishe mu cyuma, mbese bakore bya bintu byose bashoboye gukora. Murabyumva? Aho ngaho rwose turagendana. Ariko niba byanze, ngwino mu isengero. Wabyumvise? Ngwino tuganire, tugutege amatwi, tugufashe, twumve, hanyuma tuherekereshe isengero. Ariko nutangira kuvuga ngo hari abatanga imiti n'ibiki, ibyo ni akazi kawe ntuzamaze. Icya gatatu tugomba gukora, gutanga ibikomoka kuri Sekibi wahawe. Ni imiti yo kwambara wawe yizana, yo gutaba yizana. Donc bya bintu byose bizana, kuko umuntu abatanze inyigisho ariko bifite barahita agenda agiye kubijugunya. Ntabwo ariko bigenda. Ntabwo wabuze umwambaro mu bafite, ndababuze. Ni waba utabifite, waba ufite agashashi wari wakuragamo cyangwa agacupa wakuragamo ibyo wisigaga. Ariko siga wijya kwirukanka ntabwo bipfa kujugunywa, ntabwo bijugunywa uko bibonetse kose. Uko nuwa biguhaye ntugire ngo apfuye kubizana uko abonye. Mugakinisha abapfumu, ntabwo bapfa kuzana ngo no. Uko dusenga dushyizemo ukwemera. Buriya iyo turi mu misa, umusaseridoti turi igitambo cy'ukarisitiya, ntabwo atura igitambo cy'ukarisitiya arangaye. Muranyumva? N'umukristo nawe ufite ukwemera ntabwo ari mu misa ajagaraye areba kuri telefone agira ibi. No, umutima ubuteretse aho imbere y'Imana. Kijya gihe rero ibyo dukora bibabyo. Murabyumva? N'umupfumu nukungu uko ameze kuri Sekibi. Wowe rero ukaza wirata mu bintu ngo akanacyo kavuze. Niba ntacyo kavuze ibyo nakazi. Niyo mpamvu gutanga ibyo hawe na Sekibi icyo gihe ni wowe tugufasha kumenya uko bita, ntabwo upfa kuvuga ukubonye. Niyo mpamvu umusatsi witeza kubikora. Cyakane uhabwa amasakaramentu kenshi kandi ukayahabwa neza. Habwa neza penitensiya wisuvumye. Habwa Ukaristiya utajagaraye wari uri mu misa. Wibuka ahantu hanze waganaga n'ibiki uje guhazwa, urahazwa utazi. Wikuba ku rugo gipagane. Buryo uba wubakiye abazimu. Muranyumva? Bantu twishingira uba wubakiye nde? Uba wubakiye nde? Kandi umuzaye. Cya gatanu, ukoresha isengero, ukorerwa isengesho ryo kubohorwa ku ngoyi za Sekibi. Ukorerwa isengesho ryo kugira gute? Nta muntu bibohora. Ubwo se wabibohora amakuru kwibohora. Ariko ubanza guhabwa penitensiya. Cya gatandatu, uherekezwa n'umujyanama wizeye, ukamwifungurira hose ntacyo umukinze. Cya karindwi, kubaho mu isengesho no mu rukundo. Kubaho mu isengesho no mu rukundo ni ukubaho wemera kugendana n'Imana. Niba woza amasahane yose uri kumwe na Yesu, niba urimo gukoropa kuvugana na Yesu, niba ugenda mu nzira gendana na Yesu, niba uri mu biro korana na Yesu. Donc ibintu byose wumva kumwe. Ntabwo mbabwiye gutuka mu mukiriya ngo utavuduka. Ibintu byose bikora uzi ko Imana ikureba, uzi ko muri kumwe bikora. Naryo buryo nisenga. Icyaduha bene abo bakozi twagira amahirwe isi y'abanziza. Ariko usanga kenshi iby'Imana ni mu kiriziya twasohotse tayari ndakubeshya nkwibe mu ruge mubeshye nka byo biba byamaze. Yego rero bavandimwe nagira ngo usoreze aha ngaha mu by'ukuri, hanyuma hasigaye niba hari iminota simbizi wabaza. Murakoze. Murakoze cyane Theodore, umugisha mwiza bahaye. Ndabona hasigaye iminota 6. Bari bafite ibibazo by'ingangane cyangwa se zambaye nimero ye umunani abahigiye kabiri yageze ikibazo igihe bizimaze nabyo byanditse ntabwo cyane cyiza. 0722 8 7 5 5 0722 8 7 5 5 akorera ubutumwa bwe ikabuga mu ngoro.
baba mukeneye rero kumva yamuhamagara akajyana gahunda biba rero ibyiza twabireka hanyuma